ndetse n'inkuru imaze iminsi boostinga ku mbuga nkoranyambaga ni inkuru y'uyu mukobwa yabaye Miss Rwanda 2016. Uyu nta wundi ni uwitwa Mutesi Jolly. Uyu mukobwa yakunzwe kwibazwaho na benshi ku buzima bwe bwite yagize ubwiru buhambaye, by'umwihariko benshi bakibaza ku buzima bwe bw'urukundo, abandi nabo bakibaza impamvu ari umukobwa mwiza ushinguye w'igihagararo gishyitse ufite uburanga buhebuje wanabaye Miss Rwanda. Bakibaza impamvu adashaka umugabo kandi afite byose buri mugabo wese yifuza. Abandi benshi byakomeje kubabera urujijo, bamwe bakomeza kugira bati ese yabagiye kuba nk'aba basitari bandi banze gushaka abagore. Muri aba twatangaho urugero ni nka King James, Rocky Kimomo, Rugangura, Axel n'abandi bagiye batandukanye. Mu nkuru ya none tugiye kuvuga ku nkuru imaze iminsi icaracara ku mbuga nkoranyambaga na n'ubu igikomeje gukoroza imbuga nkoranyambaga ivuga kuri Mutesi Jolly mu rukundo n'umuherwe muri Tanzania witwa Saidi Rugumi. Turanababwira byimbitse imva n'imvano y'uyu mugabo w'umuherwe muri Tanzania. Turanabanyurizaho iby'ibanze kuri Mutesi Jolly, ibigwi bye ndetse n'ubudasabwe. Njye bateguriye nkaba ngiye no kubagezaho kino cyegeranyo. Ni Habimana Jean de Dieu. Iyi ni Deep Media TV, ku isoko y'isomero y'ibyegeranyo byiza bigezweho, dore ko twibanda ku busesenguzi n'ubusizi mu myidagaduro, politike ndetse n'ubuzima rusange bw'abaturage. Ngaho timaze utekane wongere volume, byose byerekeranye na Mutesi Jolly mu rukundo tubikugezeho akantu ku kandi. Kuwa kane tariki 9 Mutarama 2025 nibwo Miss Mutesi Jolly yasangije abakunzi b'ifoto binyujije ku rukuta rwe rwa Instagram. Nyuma gato haje umuntu mu gice abafana batangiramo ibitekerezo ariwe Saidi Rugumi agira ati "You are so beautiful always and thank you so much for loving me." Bisobanuye uri mwiza cyane igihe cyose kandi ndagushimira cyane kuba unkunda. Nuko Mutesi Jolly asubiza agira ati "Locked in," bivuze ngo bifunze mu mutima. Nyuma y'ibi byose Mutesi Jolly yarabihakanye maze agira icyo abivugaho. Ni mu butumwa yatanze ugenekereje mu Kinyarwanda yagize ati "Ndabamenyesha ko konti yanjye ya Instagram yibwe. Ndabasaba kwirinda kwemera cyangwa guha agaciro ubutumwa cyangwa ibitekerezo bivugwa ku mbuga zitandukanye biturutse kuri iyo konti. Mubifate nk'ibidafite agaciro. Ibi byose bibaye mu gihe cy'amasaha 23 agizwe n'umugoroba tariki 9 Mutarama 2025 n'igicamunsi cya tariki 10 Mutarama 2025. Nyamara nubwo yabivuze atyo, mu byumweru bitanu bishize uyu mugabo yatanze igitekerezo ku mashusho ya Mutesi Jolly agaragaza agatima, hanyuma Mutesi Jolly nawe amusubirisha kandi gatima. Tugenekereje ukuri ni uko uyu mugabo ari we wenyine Mutesi Jolly yahisemo mu bandi bose bari bamwandikiye ahatangirwa ibitekerezo, dore ko harimo umugore wa Tom Close n'ubundi mu busanzwe bakaba bari inshuti z'akadasohoka, ariko we muri comment ntiyagira icyo amusubiza, ariko ajya kuri Saidi Rugumi aba ari wasubizaho agatima. Siniki gusa twababwira ko bizwi ko iyo umuntu yibwa urubuga ahita bitangaza cyangwa se warumwibye akagenda ashyiraho ibintu byinshi bitandukanye biterekeranye na nyir'ubwite. Byashoboka ko ibyo rwa Mutesi Jolly ari umwana mwiza kuko atigeze agira ikindi kintu yangiza cyangwa se avuga cyerekeranye n'amakuru ye bwite. Uwavuga ko ibyo rubuga rwa Mutesi Jolly ari umwana mwiza ntiyababeshye. Uyu mujura yongeye asubira inyuma agenda asaba buri muntu wese wavuze ko Mutesi Jolly ari mu rukundo ko yasiba ubwo butumwa kuko atari ukuri. Gusa natwe icyo twavuga nuko tutahamya neza ko ibyo Mutesi Jolly avuga ari ukuri. Murabizi ubuzima bwe bwakomeje kurangwa n'ubwiru buhambaye. Bivuze iki rero? Yaye bivugwa ari ukuri kwa nyako, ntibyitezwe ko Mutesi Jolly yabyemera. Murabizi ko ibyo byose aba ari ibanga, by'umwihariko ibyerekeranye n'ubuzima bwe bwite. Mureke tunarebe ese Rugumi Saidi Hamadi uvugwa mu rukundo na Mutesi Jolly ni muntu ki, abayeho gute, yakuze ate? Rugumi Saidi Hamidi ni umuherwe wavukiye mu gace ka Mwanza muri Tanzania mu mwaka w'1972, ni ukuvuga afite imyaka 52 y'amavuko. Rugumi Saidi yavukiye mu muryango w'abakristo, gusa nyuma aza guhindura idini yibera umuyisilamu. Uyu muherwe nta mashuri ahambaye yigeze yiga ngo abe yajya nko kwiga hanze ya Tanzania kuko yize amashuri 7 abanza gusa. Nk'abandi basore bose bashaka ubuzima, uyu mugabo yabaye umuntu utunganya inkweto z'abantu, azitera imiti zigasa neza. Mu gace ka Mwanza aho yavukiye muri Tanzania niho yabikoreye. Nyuma hagana mu mwaka w'1990 aza kwerekeza i Dar es Salaam, ajya kuhakomereza umwuga we wo gutunganya inkweto z'abantu ku muhanda. Muri uyu mujyi yaje guhurirayo n'umukobwa wahoze ari umukuru wa polisi muri Tanzania witwa Saidi Mwema. Rugumi yaje gukundana n'uwo mukobwa, urukundo rwabo rurakomeza kugeza ubwo bashyingiranywe nk'umugabo n'umugore mu mwaka wa 2011 abifashijwemo na sebukwe
Rugumi yatangijwe kompanyi yise Rugumi Enterprise icuruza ibikoresho by'ikoranabuhanga byifashishwa mu gucunga umutekano, itumanaho n'ibindi, aho abakiriya babo baba barimo ibigo bya leta n'abikorera. Mu mwaka wa 2016 iyi kompanyi yaje kuba ikimenya bose ubwo yatsindiraga isoko ryo gushyira imashini zisuzuma ibikumwe by'abantu fingerprint kuri sitasiyo zose za polisi ziri mu gihugu, aho babishyuye akayabo ka miliyoni 17 z'amadolari. Uyu mugabo akaba yarigeze gukekwaho kugira uruhare mu icuruzwa ry'ibiyobyabwenge, ibyatumye akorwaho iperereza n'inzego mpuzamahanga harimo Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Yagiye avugwa kandi mu bikorwa byo guhohotera abagore, gutera inkunga ibigo by'amashuri, gucuruza intwaro binyuze muri kompanyi ya Tactical Defense Limited n'ibindi bigiye bitandukanye. Uretse kuba Rugumi Enterprise ariyo yamamaye, si nibyo gusa, dore ko uyu mugabo agiye afite izindi kompanyi zitandukanye mu gihugu, aho kuri bafatwa nk'umuherwe ukomeye muri Tanzania ndetse no mu karere ka Afurika y'Iburasirazuba, aho ari mu bavuga rikijyana. Cyakora nubwo avugwa mu rukundo na Mutesi Jolly mu myaka 28 y'amavuko gusa, ariko nta makuru agaragaza ko yaba yaratandukanye n'umugore we twagarutseho haruguru. Naho Miss Mutesi Jolly we yavutse tariki 15 Ugushyingo mu mwaka w'1996, akaba yarize amashuri y'incuke n'abanza mu gihugu cya Uganda, akaba ari naho yavukiye. Mu mwaka wa 6 w'amashuri abanza yawize mu Rwanda ku kigo cya Remera Academy ya mbere. Mutesi Jolly ni umwe mu bakobwa bahagarariye u Rwanda mu marushanwa y'ubwiza ku rwego mpuzamahanga ndetse no mu bindi bintu byinshi bigiye bitandukanye mu gihugu. Nyuma yaho yaje gutorerwa kuba nyampinga w'u Rwanda wa 5 nyuma ya Jenoside yakorewe Abatutsi, akaba yarambitswe ikamba tariki 27 Gashyantare 2016. Miss Mutesi Jolly twabwira ko yigeze kwakirwa na ambasaderi w'u Rwanda General Major Charles Karamba muri Tanzania ubwo yari agiye gutegura umushinga we w'irushanwa ry'ubwiza rya Miss East Africa. Yanambaye ikamba ry'ubwiza nk'umukobwa yahize abandi mu bwiza, umuco ndetse n'ubwenge. Ni umwe muri ba nyampinga bazwiho kugira ibitekerezo cyane kandi bakabishyira mu bikorwa. Ni umwe kandi wagaruye irushanwa rya Miss East Africa ritaherukaga gututumba, akaba yarashyizemo imbaraga uko ashoboye kandi byatanze umusaruro kuko ryese ryegukanwa n'umunyarwandakazi Sanita muri 2021. Ibyo birori by'akataraboneka byabereye mu gihugu cya Tanzania ahitwa Milimani City Hall. Mu gusoza nababwira ko ubunyangamugayo, ubupfura, ubwenge n'ubwitange, umuco ndetse n'ibindi byinshi byiza uyu mwari abicigatiye nta kabuza. Naho iby'ubuzima bw'urukundo bwe ntawe bifiteho amakuru yuzuye. Nasoza nkubaza ikibazo kigira kiti: ese wowe Mutesi Jolly umukundira iki? Ni ayahe masomo cyangwa ubumenyi wamwungukiyeho? Ngaho tubwire muri comment, maze ubundi dusubire mu biganiro bindi tugenda tubagezaho umunsi ku wundi. Ngiye wabategura nkanabagezaho kino cyegeranyo na Habimana Jean de Dieu. Iyi ni Depo Media TV, ku isoko y'isomero y'ibyegeranyo byiza bigezweho, dore ko twibanda ku busesenguzi n'ubusizi mu myidagaduro, politike ndetse n'ubuzima rusange bw'abaturage.